aramubwira ngo ceceka ngo ntabwo ari nge wagutumye. Wa mugabo yahise yikubita hasi aho ngaho ku gatuti niba ari ku ruhimbi. Mu rusengero habamo umusirikare yamara kuyumva akigendera. Akomeza gutyo bigejeje muri 1996 aza kubona umusirikari nawe aramutumira ariko kuki mutaza ngo mbabwire amasezerano Imana yabavuzeho. Kuko ubwo yabibwiraga abasirikari yibwira ati turazamuka tugeze ku gisimenti tukubitana n'undi musirikari araduhagarika. Amaze kuduhagarika aratubwira ati muzi byabaye mu Migina kwa Chantal. Kwa Chantal nyine naho twanyweraga. Habaga umukobwa witwaga Solange na n'undi witwaga Denise. Abo bapfiriye nyine muri iyo sida yabaye. Noneho ati watangiriye ku musaraba kuri cya gisambo. Igihe Yesu akibwira ati uyu munsi turabana muri paradiso. None se niba igisambo cyarapfuye uwo munsi kikajya muri paradiso cyongera mu gituro bashyizemwo amagufa n'umubiri. Ariko umuntu nyamuntu nizeye ko Yesu yaje 100% nari namaze kubyumva kuko no mubwo butumwa byari nari nabishyizemo. Ariko reka ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza mwebwe mudukunda kandi mudukurikira by'umwihariko kuri iyi chaîne ya YouTube umuhanuzi w'Imana Thomas Sankara. Ndakwifuriza ikaze ndetse n'ibihe byiza. Ushobora kuba wadukurikiraga kuri Kiranuka TV ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ukunda kudukurikira, ngo nukore subscribe ahangaha kandi ukurikire story iri hano igendanye n'u Rwanda rw'Abisiraheli rwahindutse u Rwanda rwa Isiraheli. Imana iraza kuza kuguha umugisha. Twakiri umuhanuzi w'Imana Thomas Sankara hano kuri YouTube channel yiwe. Karibu muhanuzi. Urakoze cyane Ezekiel. Ndagushimiye kumpa ikaze hano kuri YouTube channel yawe. Biranshimishije ko twongeye gusubukura ikiganiro. Hari hashizeho iminsi nk'ingahe nk'itatu ine. Kandi nari narasezeranije abakunzi bacu ko bazajya bumva ibi biganiro bigendanye n'amagambo Imana yantumye kenshi, kuko hari byinshi bikwiriye kuvugwa, bikwiriye kumvikana. None tugize amahirwe yo kongera kuganira, gusubira kuri iki kiganiro. Tugiye kuvuga ku kiganiro cy'Abisirayeli b'amasezerano. Ngira ngo tugeze wenda nko ku gice cya gatatu. Iki kiganiro rero dushobora ndumva natangirira ku ukuntu byatangiye neza mu mizi yabyo. Amasezerano y'Abisirayeli b'Abanyarwanda b'amasezerano bijya gutangira byatangiriye ku muhanuzikazi umwe uvuka mu karere ka Nyaruguru. Hari mu mwaka w'1976 ubwo yari mu itorero rya Pentecote. Avuga nyine ko yajyanywemo n'umwana w'umukobwa w'imfura. Noneho amaze kugera muri iryo torero rya Pentecote Imana iramwihishurira. Amaze kwihana, amaze gukizwa, Imana iramwihishurira, iramwimenyesha, itangira kumukoresha mu iryo torero. Umunsi umwe haza kuza ngo ndasubira mu byo yavuze. Haza kuza umubwiriza butumwa wari uturutse Cyangugu, aza kwigisha aho muri iryo torero. Ahageze igihe atangiye kwigisha, Yesu abwira uwo muhanuzikazi ati uriya muntu mumubuze ntabwo ari nge wamutumye. Noneho uwo muhanuzikazi arahaguruka aragenda abibwira umukuru w'itorero, aramubwira ati uriya muntu ntabwo Yesu yamutumye, avuze yuko tutagomba kumuha ijambo. Wa mukuru w'itorero menya byaramuteye isoni, ahita we yisohokera yigira hanze. Noneho wa mubwiriza butumwa atangira kwigisha. Noneho umwuka wa Kristo yinjira
n'imbaraga muri wa muhanuzikazi arahaguruka aramubwira ngo ceceka, ngo ntabwo ari njye wagutumye. Wa mugabo yahise yikubita hasi aho ngaho ku gatuti niba ari ku ruhimbi. Mu rusengero habamwe umuvurungano, abantu barasakabaka, baragenda baramuhagurutsa, nawe arahagurutse, yari ari kumwe ngo na mugenzi we, ngo bahita bakunguta ivumbi ryo munsi y'ibirenge byabo, baravuga ngo ubutumwa bwacu turabujyanye. Nuko noneho mu itorero hasigaramwo akavuyo, basigara bibaza ngo ninde wakoze ibyo bintu. Babaza uwo muhanuzikazi, arababwira ati ngewe abwira uwo mubwiriza umukuru w'itorero ati ngewe ati nakubwiye ko Yesu avuze ngo ntabwo ari we watumye uriya muntu. Wigiriye hanze, nagiye kumva numva imbaraga zinjemo zirambwira ngo nimubwire ngo aceceke, yikubita hasi. Noneho ngo mu itorero ngo bakora inama, baricara bajya inama yo kumuca. Yego. Uwo muhanuzikazi baramuca, bamuciye igice kimwe cyo mu rusengero kijyana nawe, baravuga bati ntabwo twamureka ngo agende wenyine kandi ari umuhanuzi w'Imana, nabo bavamo. Yego. Ariko nyuma yaho ngo bamwe bagiye basubirayo, niko abivuga, ariko we akomeza gusengera mu rugo nk'uko Yesu yabimubwiye. Arababwira ati mujye musengera mu rugo. Muri icyo gihe rero muri uwo mwaka wa 76 nibwo Imana yamuhaye amasezerano ku Bisirayeli, b'amasezerano nyine b'Abanyarwanda. Iramubwira, imusobanurira iby'ayo masezerano, noneho iranamubwira iti wowe utegereze igihe nzohereza umusirikari w'igikoresho cyanjye, ni uzagufasha kujyana ubwo butumwa ku bayobozi ndetse no ku bandi bantu bose. Nuko bakomeza aho basenga bategereza, imyaka irahita indi irataha. Urumva ko icyo gihe ahabwa ayo masezerano nge nari umwana mutoya, ubwo nari mfite imyaka 11. Ndi umunyakibuye, we ari uwo muri Nyaruguru ni Butare harya. Nyaruguru ego. Ntabwo yaranzi nanjye sinari muzi. Muri za Gikongoro ubwo. Noneho bigejeje mu myaka ya 1990, Imana yamubwira iti babasirikari nakubwiye ngabo baraje, igihe nyine inkotanyi zari ziteye. Hariya harimo abahanuzi banjye, harimo ba Dawidi, harimo ba Daniyeli, harimo ba Isaya na ba Yeremiya, harimo ba Petero na Yohana. Mu basengere nzarwanana nabo, bazanesha, nzabahishurira amahoro barwaniye. Nuko ubwo nibwo yatangiye kujya basengera, batangira kujya babasengera. Igihe bigeze mu mwaka wa 1994 habayeho guhunga. Imana irababwira nyine, we nabo basenganaga ntabwo bari bake, ngira ngo bari benshi. Bamwe bahishurwa ko bazataha, bazapfa. Ariko we Imana iramubwira ngo wowe ntabwo uzapfa, nzakurinda, uzajya mu buhungiro ugaruke, kuko hari ibyo uzankorera hanyuma y'intambara. Nuko ahungira mu Burundi. None amaze guhungira mu Burundi nibwo yatangiye kugira yerekwa ry'inda atwite. Ariko inda y'umwuka nyine numva ntabwo ni ibintu yabonaga mu yerekwa, ntabwo yarinda y'umuntu utwite usanzwe nyine. Atangira rero guhishurirwa iby'inda. Icyo gihe nyine Imana iramubwira iti yonda uzayibyarira i Butare ugarutse mu Rwanda. Intambara iraba, intambara irarangira. Intambara irangiye arongera aragaruka. Imana iramubwira iti taha ugaruke i Butare. Aragaruka akakomeza agira rya yerekwa ry'inda. Imana ikamubwira ngo iyo nda uzayibyarira hariya i Butare. Namwereka nyine ahantu ajya kuhashaka inzu, koko arayibona, arahimukira, abariho atura. Uwo ni mu mwaka wa 1994. 1995 yabona umuntu w'umusirikari akibuka ya masezerano, akamuhamagara ati waje nkakubwira amasezerano Imana yabavuzeho. Umusirikari yamara kuyumva akigendera. Akomeza gutyo bigejeje muri 1996
aza kubona umusirikari nawe aramutumira ariko kuki mutaza ngo mbabwire amasezerano Imana yabavuzeho kuko ubwo yabibwiraga abasirikari yibwira ati ntawamenya wasanga muri aba basirikari ndi kubwira hazavamo wa wundi Imana nyine yatoranije noneho umunsi umwe abona umusirikare agenda gutyo amuhamagaye aramubwira ati waje nkakubwira amasezerano Imana yabavuzeho mu gihugu cyanyu umusirikare aramwumvira ko araza aricara atangira kumubwira atari yamubwira n'umwanya ahita amubwira ati rero mukecuru ati hari umusirikare Kigali ukunda Imana witwa Sankara atereka bari we nzazanwe abari uzabibwira atereka nzamukuzanira abari uzabibwira undi nawe ahita avuga ati uwo niwe nshaka nuko igihe kiragera wa musirikare azi Kigali araza arabimbwira ati hari umukecuru uvuga ibintu by'Imana ati nifuza yuko wazaza ukumva ibyo akubwira ukumva ibyo avuga ku Rwanda ntese nibiki ati keretse abikwibwiriye kuko nawe ntiyari yabyumvise neza gusa yumviseho gake yumva ni ibintu bishimishije ariko ubwo nsubiye inyuma ho gake intambara ikirangira kuko ngewe kera nari mu idini y'Abadiventiste intambara ikirangira nagiye mu itorero ry'Abadiventiste umunsi umwe gusenga hari habaye amateraniro hari Nyamirambo nkuko nayaga kera nyajyamo na mbere ntari najya mu ntambara none ndagenda ngiye mu materaniro igihe cyo kwigisha kigeze batangiye kwigisha numva ntabwo biniryoheye turangije ndavuga ntabwo nzasubirayo noneho bagenzi banjye barambwira ndibuka bitwa Rutabana barambwira bati wowe uzaze tukujyane mu nkuru nziza basengaga ku manywa ati babigisha neza cyane naho njyayo bigishije naho numva nta kirimo nonyoberwa nanjye ibyanjeho ndavuga ibi bintu ko numva bibishye ndabyihora mbivamo ibintu byo gusenga noneho rero uwo muhungu amaze kumbwira iby'uwo muhanuzikazi nabyo numvise ko ari nk'ibindi byose nkumva nsigaye nkumva atari ibintu by'Imana wowe yabikuye noneho umunsi umwe nari naranze rwose ahora nyinginga yasubira ko yakongera guhura na wa mukecuru kuko bari baturanye akamwishyuza undi nawe yabigeza yumva afite ideni noneho umunsi umwe hari kuwa gatandatu mvuye mu kazi nari nambaye uniform ya gisirikari nzamuka nari ntwaye ipikipiki nzamuka hariya kuri Sonatube nari ntuye ku Kabeza noneho nzamuka mu muhanda nshaka gukata ibumoso nzamukira ahandi ku Badiventiste mpinguka ku Gisimenti ngo njye kunywa inzoga mu Migina hari nko mu masaa 7 z'amanywa ngiye gukata ibumoso nkubitana na konvoyi iturutse Kanombe canya amatara konvoyi y'amamodoka akurikiranye nk'amamodoka 4-5 mpagarara mu muhanda hagati amakonvoyi amanukaho izituruka inyuma yanjye ziva mu mujyi zigiremera nazo zikancaho noneho numva mpagaze muri insekirite noneho mpita mpindura igitekerezo ndavuga noneho reka mpite njya mu rugo ku Kabeza mvanemwo uniform ya gisirikari kuko iyo twajyaga mu kabari ku manywa twinjiraga mu nzu reka ngende mvanemwo uniform noneho njye kwinywera inzoga nambaye imyenda ya gisivili niyicarire no hanze aho umuntu aganira neza yumva n'akayaga mpita nkomereza inzira ijya Remera no ku Kabeza njya mu rugo ngeze mu rugo mfata ibiryo bya saa sita ndangije aho kugira ngo mpite nsubirahe impindura imyenda njya kuri mu kabari mu Migina numva ngize akantu kameze nk'indwara muri njye katameze neza bishobora kuba ari umunaniro reka ndyame ndagiyeyo mbyutse none muri cya gihe nari mbyutse nkangutse nka mu masaa 9 ye ko nambona wa musirikare araza afite n'imodoka arambwira ati noneho nje kukujyana ntabwo ngusiga noneho ndavuga nti ngingimiranya ariko
okay ndabona wanyitumye tugende turagenda turazamuka tugeze ku gisimenti tukubitana n'undi musirikari araduhagarika amaze kuduhagarika aratubwira ati muzi byabaye mu Migina kwa Chantal kwa Chantal nyine naho twanyweraga habaga umukobwa witwaga Solange na n'undi witwaga Denise abo bapfiriye nyine muri iyo sida yabaye noneho ati muzi ibyabaye kwa Chantal neze nibiki ati intera hamwe yaje isuka peteroli ku bantu bari kunywera muri comptoir barashya bapfuye abantu bashize noneho nshubije ubwenge kugenza nsanga ariho hano nari ngiye kujya noneho nibaza ukuntu nabihinduye n'ukuntu nagiye kuryama mpita noneho mfata icyemezo kidakuka cyo kujya i Butare nubwo navuye mu rugo ntafashe icyemezo cyuzuye nari no kugera no mu nzira aho hafi aho za Kimihurura wenda nkavuga nti reka nsigara noneho mfata icyemezo cyo kugenda reka ngende urupfu rwa none ndarurokotse ndagenda tugera i Butare tugeze i Butare ahita njyana kwa wa muhanuzikazi mpageze hari ku mugoroba turicara atangira kumbwira arambwira amasezerano arambwira anyereka ibyanditse muri Bibiliya nkumva biraryoshye bitandukanye na bimwe bindi najyaga njya kumva mu nsengero noneho baburije bigeze mu masambiri z'ijoro ndamubwira nti rero ntireka ngende ndaza kuzinduka mu gitondo ndabyuka saa moya mba ndahageze aratangira arambwira dusoma Bibiliya ambwira amasezerano amubuhamya bigera saa 7 z'amanywa numva biryoshye numva ibintu ari bishya ndavuga ibi bintu ariko nubwo numva ari byiza ngomba kubikoraho ubushakashatsi ko sinshaka kuzata ikindi gihe wenda ndi mu binyoma by'umuhanuzi yego ndagenda nsubira i Kigali hashi icyumweru mfite ibibazo byinshi n'iki nkagaruka nabikoze inshuro 6 tukamara Kigarukaza kuri uwo muhanuzi nkajya ngasubira i Butare kwa wa muhanuzi kazi tukamara nk'amasaha 6-7 nkongera ngasubira i Kigali hashira icyumweru ngasubirayo mbikoze inshuro 6 mbamaze gukonfirma ko wa muntu ko ari umuntu w'Imana noneho ndamubwira nti rero ni ubwo twajya tuganira nari ndi mu bushakashatsi nshaka kumenya wo kuri umuntu w'Imana ariko maze gusanga kuri umuntu w'Imana kuko uwo muntu uwo muhanuzi kazi n'ubundi ntabwo yari umuntu wize ntiyarazi no gusoma no kwandika ariko mu buhamya bwe yampamirije nyina nyereka ukuntu Imana yamwigishije imwigisha Bibiliya imwigisha amasezerano imwigisha no gusoma no kwandika byose arabimenya nuko byose nyine biba ikintu cy'ikimenyetso nyine cyanyereka ko ari umuntu w'Imana nibyo yanyigishaga bakansobanurira noneho arambwira ati noneho niba ubyemeye ariko w'Imana ubwo yari yamaze kumuhishura yuko ari we ngewe nyine ariko atarabimbwiye aturiya niwe wa musirikare nari narakubwiye noneho ati noneho ubwo ubyemeye pfukama ngo usengere watura ibyaha byawe azana umusambi arambika kuri sima aho muri saro ndapfukama ndamubwira ariko hari ibyaha niyo nabyatura ntashobora kureka arambwira ati bo ntabwo ari umurimo wawe nuko ndamwumvira ndapfukama ndatura ibyaha byanjye aransengera ndambikaho ibiganza amaze kunsengera uwo munsi hari mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 1996 ibyaha nihanyaho kuva nahaguruka kuva uwo munsi sindongera kubikora amen wenda urugero nk'inzoga sinongeye kugira inyota y'inzoga kandi nararyoherwaga cyane nuko noneho amaze kunsengera ndataha amaze gutaha icyo gihe Imana itangira kumishurira bya bintu byose uko yabimbwiye byose irabimishurira ikambwira nibyo ari nibyo namubwira akambwira ati ibyo ngibyo ngiye nta nubwo narimbizi Imana irabimishurira byose ibinsubiriramo ukuntu yagiye bimubwira noneho hashize igihe gito cyane twinjiye mu mwaka wa 1997 mu kwezi kwa mbere noneho Imana itangira kunkoresha rero itangira kumbwira ngo
kora kasete, ukore kasete wigishe ibi n'ibi. Nari ntaranamenya neza ibintu ntabisobanukirwa cyane, ariko Imana itangira kunkoresha. Ariko icyiza cy'Imana niyo gukoresheje ibintu utarabyumva neza, iranakwigisha, ikanagukosora, ikanakwerekti ahangaha sibyo, ibi nibyo gutyo. Kasete narayikoze, ndangije irambwira iti yite Yesu uwo basuzuguye. Nyita izina, ndangije mbishyira mbyandika kuri pochette, kasete iratangira. Ndayitanga, maze kuyitanga ubwo nibwo Imana yahise imuhishurira Yesu agarutse. Ishurira wa muhanuzi, wa muhanuzikazi, imuhishurira Yesu agarutse. Abona ijuru rirakinguye, abona Yesu araje n'abamarayika benshi cyane. Araza aramubwira ati nje kugendera mu ijambo ryanjye. Yego. Iryo jambo ryaje kugenderamo ni irihe? Ni ya kasete nari maze gusohora. Agiye kubonabona baragiye bakwiriye igihugu cyose, nyine bari benshi cyane. Noneho bukeye arambwira niba ari bukeye, igihe twahuriye nyine nyuma y'icyo gihe, arabimbwira ati ese tiwamenye ko Yesu yagarutse? Yego. Ese yagarutse gute? Ati Yesu yaragarutse, ati yaje kugendera mu ijambo rye, ati rya kasete wakoze. Nuko mbyumva gutyo, ariko kubera ko tuba tuzi yuko Yesu ukuntu azagaruka nkuko babitwigishije, nyine ari ugusatura ikirere umuntu wese akamubona. Nkumva nkavuga ni sinabyumva neza. Mbese ntabwo nabihakanye, ariko sinanabyemeye cyane. None hashize iminsi Yesu ubwo araza arambonekera, arambwira ati mba mu gihugu cyanjye, ndaho ubuturo bwera buzerezwa. Numva ndabyumviseho gake. Ankoresha iyindi kasete ya kabiri yigishaga ibintu by'umuzuko. Iyo kasete nayo amizina ryayo, ambwira ko yitwa ngo abera bari mu gituza cya Aburahamu ntibari barazutse. Mbese yasobanuraga iby'umuzuko, yuko abantu b'abakiranutsi bapfaga kera barindirwaga mu gituza cya Aburahamu. Ariko noneho Yesu we amaze gupfa, nibyo yagiye gukingura ibituro by'abera, nibo babo ba Aburahamu yazuye. Umuzuko buriya watangiye kirya gihe Yesu akimara gupfa. Ibyo rero amadini ntabwo ajya byigisha, ahubwo abwira abantu yuko abantu bazasohoka hehe mu bituro hariya mu mva aho abantu bashyinguwe. Ibyo rero n'iby'Imana ihakanye ivuga iti abantu bigisha ibinyoma, kandi umuzuko watangiriye ku musaraba kuri cya gisambo. Igihe Yesu akibwira ati uyu munsi turabana muri paradizo, none se niba igisambo cyarapfuye uwo munsi kikajya muri paradizo, cyongera mu gituro bashyizemwo amagufa n'umubiri, ariko umuntu nyamuntu, umuntu w'imbere yagiye mu ijuru, nyine yagiye muri paradizo. Ni nako abera rero bandi bazutse, bariya bose babaga mu gituza cya Aburahamu na Aburahamu bwe. Niko kazi Yesu yakoze amaze gupfa, ageze ikuzimu yagiye gukingura ibituro by'abera. Iyo kasete ndayikora, maze kuyikora hashize iminsi mike Yesu aragaruka. Arandeba arambwira ati ariko naza arankangara rwose, kubera ko yabonaga ntaremeye yuko yagarutse. Noneho arankangara arambwira ngo mwabapfumwe nimugire ubwenge, ngo kuko umwami mushaka aba mu bantu kugira ngo avugane n'abantu be. Noneho numva ndabyumvise, ni nabwo nahise umwuka yahise ansobanurira, arambwira ati ariko se ubundi Yesu agenda ntabwo yabonywe n'abantu bose, yabonywe n'intumwa ze, nizo zamubonye agenda. Abamarayika barababonekera bababwira ngo Yesu bakuwemo akajya mu ijuru, azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. None kugaruka kwe abonywe n'abahamya be babiri, nibo babisobanuriwe, nibo babyigishijwe, nibo bamubonye. Noneho numva ndabyumvise, ariko ntabwo mbyumvise 100% nabwo. Noneho antegeka no gukora kasete ya gatatu. Ubitegekwa na Yesu? Yes. Antegeka gukora kasete ya gatatu hari mu mwaka wa 1997, guhera mu kwezi kwa 9. Noneho kasete ntangira kuyikora.
ndayikora. wayikoraga muri studio, wayikoreshaga ku mafaranga yawe? Kwanza nabanje kuyandika, mwandika, hashira marayika atangira kuza kunkosora. Marayika w'Imana akaza akankosora, urumva nari ntaramenyera cyane. Akaza akankosora, kandi iyo wamenyera ntabwo wamenya ubwenge bwose bw'Imana n'ibyishaka. Akaza akankosora akambwira ati ibi nibi ntabwo ari byo, urebe ukuntu bihindure gutya na gutya, akagenda. Kasete arankosora, hashira amezi 3. Amezi 3 nibwo nayiri nyirangije. Arambwira ati noneho kasete irarangiye. Mbona afashe bya bipapuro byose bifunze mu ifayiro, mbona arabijyanye aragiye. Noneho ari urumva yabijyanye mu mwuka, ngiye ibyanjye bya bruyo narabisigaranye nyinaho. Noneho arambwira ati noneho wegenda ujye muri studio, uyivuge, uvuge ibi byose uko bikoze kuko irakoze irarangiye. Ndagenda mu gitondo njya muri studio ya ba Samputu, yari ya Samputu. Ndagenda ndayikora, yakoraga hariya ku Muhima. Ndagenda ndayikora nyirangije. Arambwira ati rero ati ubutumwa uvuze bwanditswe bwahanuwe n'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 66 ku murongo wa 6, ahantu handitse ngo nimwumve ijwi ryo kuvurungana riri mu murwa rigaturuka mu rusengero, n'iryo Uwiteka witura abanzi be. Rero arambwira ati izina ryayo rero ni umuvurungano nkuko byanditse muri Yesaya. Noneho irindi yayihaye amazina 2. Irindi ni uburakari bw'Uwiteka. Aho muri Yesaya urumva ho handitseho ngo nijwi ry'Uwiteka yitura abanzi, urumva ko ari uburakari. Noneho kasete ndayikora, ndayirangiza, ndangije nkora n'amaposhete yayo, ndayabika yanditseho ibyo byose. Ndangije ntangira kuyumva, mara ukwezi kose nyumva. Hashize ukwezi nibyo nyine nakubwiye, ni ntabwo nari nizeye ko Yesu yaje 100%. Nari namaze kubyumva kuko no mubwo butumwa byari nari nabishyizemo, ariko ntarabyumva neza. Noneho hashize iminsi 30 marayika aragaruka arambaza ngo kukiriya kasete utayitanze. Ndamubwira nti kasete nyitanze ni Demayi yahita inyica hatarashira n'iminota 10. Demayi ni iki? Demayi ni iki? I Kigali. Nari umusirikari icyo gihe. Nibyo nari kucyumvaga ko bashobora guhita bakwica. Hari harimo ibintu byari bikakaye ku buryo washoboraga kuba wakwicwa uzira ubuhanuzi. Harimo ibintu bikomeye, nako n'ubu birimo. Harimo ubuhanuzi, ndetse nibi byo kubwira ngo u Rwanda ni Isirayeli byonyine abapagane babikuziza ko nibabyumva. Ntago babikuziza nanone kandi u Rwanda rwaba Isirayeli. Harimo ibintu bikomeye, harimo ibyo by'amadini, harimo iby'ubwami. Urumva kuzana ubwami muri izi repubulika uba ukoze ishyano. Ibyo byose rero Imana yo yarambwiye ngo nimbivuge byose nkuko yabinyigishije ndabivuga. Noneho arambwira umarayika arambwira ngo none se ngo maze kumubwira nti Demayi yahita inyica mu minota itarenze 10. Noneho marayika arambwira ati none se ntuzi ko Yesu yaje bwa mbere aje gupfa? None se wagize ngo yagarutse kongera gupfa? Tugenda utange kasete. Noneho mpita nsobanukirwa 100% ko Yesu yagarutse nyine nkuko wa muhanuzikazi yabimbwiye we wamubonye aza, kandi nkuko Yesu yabimpishura inshuro 2. Niyo nshuro ya 3 marayika yaraje arabinyibwirira. Noneho mu gitondo ndabyuka ndagenda ntanga ya kasete nyishyira hamwe bazicuruza, hamwe zisakuza niba bakibikora simbizi. Kasete iratangira iravuga. Noneho mbaho ngaho koko, kandi nkuko nanjye nabyibwiraga kuko ntangira kubona ko ibintu bishobora kunkoraho. Ariko Imana ikampumuriza ikambwira iti humura, ndahari kugira ngo nkurinde. Icyo gihe nabaga ku Kabeza, irambwira ngo imukira noneho mu gisirikari.
icyo gihe mfata imodoka ndi mpakira ibintu byanjye nimukira mu barakisi. Icyo gihe barakisi aho twabaga. Icyo gihe wabaga ku Kabeza utabana n'umuryango cyangwa wari utarashyingirwa? Icyo gihe nari umusore nkiri muto ndi ingaragu. Ndimuka nimukira hariya muri Yamuseya. Niho Ami Band yabaga, niho bari n'impamaze igihe gito bahanzanye. Noneho mfatamwe inzu nimuriramo ibintu byanjye. Noneho kuko yambwiye ngo nimukire mu gisirikare. Urumva niho yashakaga kundindira. Imana ikoresha ubwenge bwayo. Noneho indindiraho icyo gihe tuza no kwimukira hari imburabuturo naho abariho ntura. Noneho ya kasete irasohoka iramamara iramenyekana igera no mu maprefecture. Abacuruzi bakajya baza bagaprintinga amakarito bageze Kigali, abantu bakagura, abantu barayumva pe mu bwinshi. Nuko noneho kasete iragenda iba kasete. Igihe rero cyaje kugera bigera mu kwezi kwa gatanu, ubwo hari mu kwezi nayiso yari mu kwa 12 97 bigeze mu kwezi kwa gatanu 98 nibwo baje kumfata baramfunga. So harenze aho kuvuga nuko Imana imaze gutoranya igihugu cy'u Rwanda nka Isirayeli, yahise itoranya n'abahamya babiri. Abo bahamya babiri rero umwe n'uwo muhanuzikazi, nanjye igihe maze kuvuka nyine mu buryo bw'umwuka muri icyo gihe 1996 Imana imubwira yuko umuhamya wa kabiri ari njyewe. Yego. Ubwo abahamya babiri barabonetse. None Imana itwereka aho byanditse. Twereka aho byanditse muri Yesaya Yesaya 66. Yesaya 66 reka tuhasome. Yesaya 66. Saya 66. Ngo ni mwumve Yesaya 66 umurongo wa 5. Dusome tugere no kuwa 7. Yego. Duhere kuwa 5. Ngo ni mwumve ijambo ry'Uwiteka yemwe abahindishwa imishyitsi n'ijambo rye. Bene wanyu babanze bakabaca babahora izina ryanjye, baravuze bati ngaho Uwiteka nahabwa icyubahiro turebe umunezero wanyu, ariko bazakorwa n'isoni. Nimwumve ijwi ryo kuvurungana riri mu murwa rigaturuka mu rusengero, n'iry'Uwiteka witura abanzi be. Iyo ni ryajwi ry'umuvurungano nasohoye. Umurongo wa 7 rero niho nashaka kuvuga. Yabyaye atararamukwa, ibise bitaraza byara umwana w'umuhungu. Ninde wigeze kumva ibimeze bityo? Ninde wigeze kubona ibisa bityo? Mbese igihugu cyavuka umunsi umwe, ishyanga ryabyarirwa icyarimwe, nyamara Siyoni habyaye abana hakiramukwa. Yego. Turekeye aho. Noneho iryo ni isomo rimwe. Yabyaye atararamukwa abyara umwana w'umuhungu. Noneho abo nibo bahamya babiri nyine. Wa wundi wabyawe na wa wundi wabyaye. Yongera kuduha isomo ryo mu byahishuwe 11, igice cya 11. Byahishuwe igice cya 11. Uhereye nko ku murongo wa mbere wenda ukageza nko ku murongo wa 13. Ngo bamurubingo rusa n'inkoni batehagura kugera urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abasengeramo, ariko urugo rw'urusengero rureke ntururugere kuko rwahawe abanyamahanga, kandi umudugudu wera bazamara amezi 42 bawukandagira. Abahamya banjye babiri nzabaha guhanura, bahanura iminsi 1260 bambaye ibigunira. Abo bahamya nibo biti bya Elayo bibiri n'ibitereko by'amatabaza bibiri bihagarara imbere y'umwami w'isi.
Okay, ushobora gusoma ukisomera ukazageza nko ku gice cya 13 n'ubushize iryo somo ndumva nari naritanze. Noneho iryo ni isomo rigaragaza abahamya babiri. Hari na usomye muri Zekariya nanone, reka turebe muri Zekariya. Zekariya igice cya 4 umurongo wa 11 kugera wa 14. Haravuga ati ndongera ndamubaza nti iriya myerayo uko ari ibiri, umwe uri iburyo bw'igitereko cy'amatabaza undi ukaba ibumoso bwacyo isobanurwa ite? Nongera kumubaza ubwa kabiri ntariya mashami y'imyerayo abiri ari impande zombi z'imibirikira y'izahabu uko ari ibiri akikamuramwe amavuta asa n'izahabu asobanurwa ate? Arambaza atariya ntuzi uko asobanurwa? Ndamusubiza ntoya nyagasani. Arambwira ati ariya mashami ni ba bantu babiri bejeshejwe amavuta bahora bahagaze imbere y'umwami w'isi yose. Abo iyo myerayo irivugwa muri Zekariya, abo bahamya babiri bavugwa mu byahishuwe 11, iyo no muri Yeremiya 32 ni igice kinini cyose ntabwo twagisoma. 32 uhereye ku murongo wa 6 tukajya ku 36 bavuga ibyo kugura umurima muri Anatoti, naho havuga mwabo bahamya babiri byose n'iby'Imana yagiye iduhishurira. Inzandiko z'ubuguzi urwashyizweho ikimenyetso cy'ubushishi n'urutagishyizweho, urwashyizweho ikimenyetso cy'ubushishi n'uwo muhanuzikazi, urutagishyizweho ni ngewe kuko ari ngewe ubibwira ubivuga. We yarabihawe ategereza kubyara wa muntu maze kuvuka ngewe ntegekwa kubivuga. Noneho Imana icyo gihe ibwira umuhanuzi Yeremiya iti urwo izo nzandiko ugenda uzishyire mu kibindi kibumba zizahamare igihe kirekire. Urumva ko Yeremiya bihanura ni mu myaka irenga 2000 wenda na 500 cyane 300 bintu nk'ibyo. Icyo kibindi kibumba rero nacyo ni ikihe? Kiri muri Yeremiya 18 narabivuze ubushize, ahanditse ngo genda ujye mu nzu y'umubumbyi urasanga umubumbyi ari gukora umurimo wo kubumba, abumba ikibindi, cya kibindi gihombera mu ntoki ze, aribumbamo ikindi uko ashaka. Icyo kibindi kindi yabumbye rero Imana yadusobanuriye yuko aribo b'Abisirayeli b'amasezerano. Nicyo kibindi rero cyashyizwemo izo nzandiko arizo zigereranywa na ba bahamya babiri, abo bahamya babiri ba Yesu Kristo, abo Yesu Kristo yagarutse akabasanga akabimenyesha. Noneho abo bahamya babiri rero nibo bagomba kwamamaza ubwo butumwa bwa Kristo. Kugaruka kwa Kristo rero bwa kabiri agarukira mu Isirayeli y'amasezerano, akagarukira muri ba bahamya babiri, akagaruka kwigisha itorero, akagaruka kwima ingoma, guca imanza zitabera, gukuraho ingoma zose zo ku isi ziriho, ingoma mbi zose ziriho, no guca imanza zitabera, no kwigisha itorero. Uwo niwo murimo wa Kristo wamugaruye. Noneho irindi somo dushobora kureba ni Zekariya igice cya 12 umurongo wa 8. Zekariya igice cya 12 umurongo wa 8, katwumve naho icyo havuga. Haravuga ngo uwo munsi Uwiteka azarinda abaturage b'i Yerusalemu, umunyantege nke muri bo azamera nka Dawidi, kandi inzu ya Dawidi izamera nk'Imana, nka marayika w'Uwiteka uri imbere yabo. Urumva ngo umunyantege nke azamera nka Dawidi. Ibyo ni ibintu Imana yanyigishije, nanjye nkabisangiza, niyo mpamvu ndi kubisangiza abantu. Umunyantege nke muri icyo gihe ngo azamera nka Dawidi. Urumva Dawidi ni umwami, wenda Dawidi twamugereranya tuvuge na perezida w'igihugu. Noneho umunyantege nke wo muri icyo gihugu mu Bisirayeli b'amasezerano
azaba ameze nk'uko ubona perezida w'igihugu icyo ari cyo cyose. Noneho inzu ya Dawidi ni ukuvuga noneho ubwami, kuko ari ubwami bwa Kristo nyine, ngo buzamera nk'Imana, kuko ni Imana izabikorera mu bantu nk'uko ibyanditswe nyine bigenda bibyerekana. Nabyo nzagera igihe mbyerekana amasomo yose Imana yatweretse uko yanditse muri Bibiliya, abantu bajye basobanukirwa n'ibyanditswe byera kugira ngo batagendera mu binyoma. Noneho nk'aho tukiri naho, nibyo ngiye nshobora kubwira nk'abantu b'abanyapolitiki, baba bari abafite ubutegetsi, baba n'ababuharanira n'ababurwanira, n'iki bose ibyo barwanira ni ibintu byarangiye. Bararwanira kugira ngo wenda bashyireho umutegetsi wabo umwe umeze nk'umunyantege nke wo mu Bisirayeli b'amasezerano, urumva? Kuko abantu bose bo muri icyo gihugu cy'amasezerano bazaba bakomeye, bose bazaba bakomeye, kubera yuko umwuka w'Imana ari wo uzaba ategeka. Noneho irindi somo dushobora kureba, dushobora kureba isomo riri muri Zekariya 14. Zekariya 14, Zekariya 14 umurongo wa 16 kugera 21. Ngo maze uzarokoka mu mahanga yose yateraga i Yerusalemu wese azajya azamuka uko umwaka utashye, ajye gusenga umwami w'Iteka Nyiringabo, ajye no mu minsi mikuru y'ingando. Nuko umuntu wese wo mu miryango yose yo mu isi utazazamuka ngo ajye i Yerusalemu gusenga umwami w'Iteka Nyiringabo, iwabo ntihazagusha imvura. Kandi ishyanga rya Egiputa niritazamuka ngo rize, nabo ntibazagusha imvura. Naho hazaba icyago Uwiteka ateza amahanga yanga kuzamuka ngo ajye mu minsi mikuru y'ingando. Icyo kizaba igihano Abanyegiputa bazahanwa n'amahanga yose yanga kuzamuka ngo ajye mu minsi mikuru y'ingando. Uwo munsi ku nzogera z'amafarashi hazaba handitsweho ngo kerejwe Uwiteka, kandi inkono zo mu nzu y'Uwiteka zizamera nk'inzabya zo ku gicaniro, kandi koko inkono z'i Yerusalemu n'iz'i Buyuda zizaba zerejwe Uwiteka Nyiringabo, maze abatamba ibitambo bose bazajya baza kuzenda ngo bazitekemo inyama. Uwo munsi nta munyakanani uzaba mu nzu y'Uwiteka Nyiringabo. Aho rero haravuga ngo uzarokoka mu mahanga yose yarwanyije i Yerusalemu azajya aza mu minsi mikuru y'ingando. Isirayeli y'amasezerano mbabwira, abantu babyumva gutyo bakagira ngo ni ibintu byoroshye bitazabaho. Ni ibintu bizabaho rwose, abantu babyizera bazabirebesha amaso. Abantu bose bo mu isi bose. Umuntu uzaba utabyizera se urumva nyine ni ibintu byo kwizera nyine, nawe urabyumva. Utabyizera afite bizamwizeza ntawamenya. Abantu bose bo mu isi bazajya baza kuri wa musozi, nk'uko hari isomo ribivuga muri Yesaya 25 ngo kuri uwo musozi Uwiteka azaremera amahanga ibirori, ayabagira ibibyibushye ayatereke vino y'umurera na vino y'umurera imininnye neza. Ngo kuri uwo musozi niho azakuriraho igitwikirizo gitwikiriye ubwenge bw'abantu n'ubwirabure. Mbese iyo vino y'umurera ni umwuka wera, niho abantu bo mu isi bose bazajya baza bakingurirwe bahishurirwe. None muri ya somo tumaze gusoma ngo inkono zo mu nzu y'Uwiteka ni ukuvuga imitima y'abantu b'Imana mu masezerano, mu Bisirayeli b'amasezerano. Ngo abatamba ibitambo bazajya baza kuzenda ngo bazitekemo inyama. Ni ukuvuga ngo abanyamahanga bazajya baza kubasaba ati muze mutuzanire umugisha mu gihugu cyacu, muze mutubwire amagambo y'Imana, ibintu nk'ibyo. Nibyo byanditse muri ya somo twamaze gusoma muri Zekariya igice cya 14 umurongo wa 10 na kangahe. Duse n'abari kugana ku musozo, tubikira abantu igice cya 4. Ubwo noneho ntekereza yuko tuzaba
turi noneho muri inidipu kuko hari byinshi nzagenda nkubaza kuri ibi bintu nanjye ngenda ngirira amatsiko. Yes, nibyo n'ubundi tugiye muri aya masomo twakwirirwa aha tukaharara kuko igihe kirahari tuzabivuga n'ikindi gihe byose umuntu agenda abyerekana. Reka duse nk'abasoreza hano noneho mu gice cy'ubutaha wenda tuzasobanura iby'ubwami bwa Kristo mu gihugu cy'Abisirayeli b'amasezerano. Noneho akaba arizo byo tuzaza nabyo tubyerekana twereka abana ibintu byanditse kuko umugambi w'ubu butumwa ni uguhishurira abantu ibintu byari byarahishwe kandi byanditse, abantu barabisoma bakabisobanukirwa uko bitari. Impamvu babisobanukirwa uko bitari ni uko babitekereza mu bundi buryo, batizera, batanemera, batanazi yuko hariho Isirayeli y'amasezerano yatoranijwe ari cyo gihugu cyacu. Reka tugushimire, dushimira n'abari badukurikiye, tubabwiye ngo ibiganiro byacu nakagaruka bakore subscribe, sharinge kino kiganiro kandi bakomeze kubana natwe mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. harya ni Thomas Sankara. Kandi ndabashima cyane. TV iriho? TV iriho? Guki? Akantu ka TV kariho? Oya, nta TV iriho. Ni Thomas Sankara. Thomas Sankara. Birahagije bakore subscribe basharinge. Ndabashima bakoze subscribe n'abandi babibona bayikore, bakore share kugira ngo ibi biganiro bizagire ku bantu bose, abantu basobanukirwe n'umugambi w'Imana n'umuteguro wayo nk'uko Imana yabivuze. Murakoze Ezekiel, urakoze. Imana ibaha umugisha. Turabashimiye namwe, Imana ibaha umugisha kandi kugirirwa neza n'imbabazi za Kristo bikomeze kubabaho mwese muri rusange. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, murakoze cyane.